twongeye kubakira rero abakunzi ba Viva Vida ihuriro na Viva Vida Gospel Show. Turabasuje mwese aho muri hose, Imana ikomeze ibagire neza kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe kandi tubifuriza ibyiza bishoboka byose Imana itanga. Rero twongeye kubaha ikaze kandi duhaye ikaze umutumirwa wacu w'uyu munsi. Yatangira twibwira amazina ye ku batamuzi. Murakoze, amazina ni Tangishaka Patrick. Ndi umugabo wubatse, tumufasha n'abana batatu. Ibirenze ibyo ndi umukozi w'Imana. Urakoze cyane Patrick. Ibirenze kuba uri umukozi w'Imana, mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ushaka kubaza navuga, urabona hari ubu uri umukozi w'Imana ariko wenda ukaba n'umucuruzi, ukaba uri umukozi w'Imana ariko ukaba wenda uri n'umunyamakuru. Nk'ubu nkanjye umukozi w'Imana nkaba ndi umunyamakuru. Urakoze umucuruzi. Nabyumvise. Njye mu buzima busanzwe nkora akazi ka kinyamwuga ka tekinike. Ndubaka, nshaka nakubwira ko nsudira n'ibidomoro nacyo kimwe nagisudira. Kuba ari akazi kakugaburira. Akazi kose ndi bukore abana bakarara banywa igikoma. Njya nkunda kubwira abantu ngo kuba atari ukwica, atari ukuroga, atari kwandavura, kwigurisha, mbese ibindi byose bipfa kuba bitabangamira Imana n'abantu bayo. Ibindi byose bipfa kuba bikugaburira. Niko bimeze. Akazi kose ukoze ukabona ubuzima burendereye, ukabona urariye, ujya n'akazi. Naha turi mu kazi. Neza turi mu kazi. Tuguhaye ikaze. Sawa, murakoze. Imana iguhe umugisha. Rero Imana iguhe umugisha ko wemeye kutwitaba. Imana iguhe umugisha ko uyu munsi waje muri studio zacu. Twatangira rero, ntabwo turi bujye kure y'ijambo ry'Imana kubera ko uri umuntu ukijijwe. Gusa ndaza kukubaza icyo amarangamutima yawe bivugaho mu rwego rutandukanye n'urusengero. Kubera ko nyuma y'umurimo w'Imana dukorera mu rusengero, hanze naho hari ukundi kuntu uba wumva ibintu bitandukanye n'uko abandi bantu bakuzi. Nakubaza ngo agakiza ukumva. Agakiza ashaka kugira ngo menye agakiza akari ko tugiye kuganiraho. Agakiza kari mu bitaro. Agakiza kadukiza, navuga ngo karande. Hari agakiza kadukiza umwaku. Hari agakiza kadukiza ibyaha. Yego. Hari n'agakiza kadukiza kazaduhesha ubugingo. Yego. Noneho rero uyu munsi tugiye kuvuga mu gakiza kazaduhesha ubugingo, ariko hagati aho tumeze nka ba Bayisiraheli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Ndagira ngo tuganire ku gakiza kari hagati yo kuva mu Egiputa tumaze kurenga ya nyanja, twambutse tutaragera i Kanani. Ariko hagati yo kwambuka ku nyanja no kugera i Kanani, aho hagati niho wari ruzingiye ku Bisirayeli. Nanjye niho nshaka kugira ngo bazagere hehe? I Kanani. Niho rwari rugeze gute? Ruzingiye. Hari ibintu bitatu bigaragaza kuko ariho rwari ruzingiye. Ndashaka utubwire nk'umuntu wabashije kugera i Kanani, ni ibiki yihanganiye muri iriya nzira y'umusaraba, avuga ko ari umusaraba nayo. Navuga ngo ibintu uwageze i Kanani yihanganiye imibabaro yo hagati y'inyanja itukura n'ubutayu. Niho hantu navuga ngo niho hantu hari ikizamini cya nyuma cyagombaga kubinjiza muri Kanani. Kuko ni ukuvuga ngo Abisirayeli bamajije kwambuka inyanja itukura, ngo babonye imirimo Imana ikore ku nyanja itukura. Ngo muri iriya teraniro ry'Abisirayeli habagamo umudiyakoni kazi bitaga Miriyamu.
uriya Miriyamu yari mushiki wande wa Mose, ngo wande wa Mose, ngo niwe ngo yari yarabonye imirimo y'Imana, ngo yarabonye ukuntu Imana ngo yarinze Mose ubwo nyine yari yaramutaye muri ka gatebo amujugunye mu mazi, ngo abonye uburyo ngo Imana imusubije ku ibere rya nyina wamubyaye, ngo abonye n'ukuntu Imana ibambukije inyanja itukura, ngo Miriyamu ngo atera amakorasi wayaterera Abisirayeli, ngo barayabyina ibitsi bizana kentusi, baravuga ati tubonye Imana kuko ifarashi n'abo yari yihetse Imana yacu biroshe mu nyanja, ngo Abisirayeli buzura umwuka ati rambe jere tereverisi, ati Imana ishimwe, ngo Imana ibitegereje iravuga ati aba bantu ndabafanye kabisa, ati nkoze akantu gato ku nyanja gukamya inyanja gusa, ati none barabyinnye ibirenge bizanye kentusi, ati abagore barabyinnye imishanana iraguye, ati byibura wenda uwabacisha mu nzira z'ibizigu iminsi bari bazagerera muri Kanani nkayongera ko wenda bazagwiriza ubuhamya muri ubu butayu bakazagera muri, ndashaka kugira ngo twibutse n'abantu ko i Kanani bari bagiye cyari igihugu cy'isezerano, ariko cyari kirimo n'abandi bantu bagituye bagombwaga kuzahangana nabo. Imana iravuga ati nimba tuyinza muri ubu butayu, aba bagore haleluya bateye bacyambuka inyanja itukura, aba bagabo amashi bakomeye, ati nibaramuka bageze muri kiriya gihugu bagakoma mu mashi gusa, ati abahivi n'abaheti ati bazajya bagirana imiruterepiye nangwa se n'imashini bateretse, ati bibwirize banyanyagire bagende. Nicyo rero cyatumye Imana igira ite ibatinza mu butayu, ariko nanone ntibwari ubugome, ntibwari n'umutima mubi, hari Imana igutinza mu kigeragezo, ariko ari urukundo kugira ngo imanzi ireme ubuhamya. Kandi ndashaka kugira ngo nkwibutse nta munyeshuri waje gukora ikizamini ataraciye imbere yande ya porofeseri. Natwe rero muri ubu buzima nangwa se mu gakiza, hari igihe Imana ikuzanira ishuri ikarizana muri korali, ukaba uzi gutera ikorasi ku buryo bwumvikana na dirije akaba abizi, ariko ugasanga uririmbira ku w'inyuma cyane, ugasanga nabyo bikubereye ishuri. Rero hagati aho ngaho muri iryo shuri, reba muri iryo shuri wenda ni umwana w'umukobwa, tubizane mu buzima bw'ubu ngubu. Muri iryo shuri ni umwana w'umukobwa afite dirija we, dirija we ameze nka ba bandi ba ya saro irimo ibirongoranwa, ariko umugeni yaragiye. Muri make yararongowe, azana ibirongoranwa, ataka inzu n'igisabo byose arategura, ariko aza gushwana n'umugabo aragenda. Iyo umugore agiye nta majyambere yazanye ntago yongera kuyatwara. Dirija we rero ameze nk'iyo saro iracyarimo bya birongoranwa, ariko wabizanye yaragiye. Hanyuma wa mwana w'umukobwa rero nawe nta kwihangana afite, ntabwo agwije imbaraga mu butayu arimo. Wadirije ahoramo amugerageza kugeza ubwo amugusha navuga ngo ku marangamutima ye, amugushije mu gitanda, sibyo, amutereyemo inda. Noneho hari babiri, ateye inda babiri, uri kumva mu gakiza k'ubu ngubu uriya korari wavugaga, ateyemo inda babiri. Umwe ahisemo kuyikuramo, undi ahisemo kuyireka.
kuri wowe abo bantu babiri umaze kumenya ibyo bakoze, umwe afite ikinyendaro undi ibimenyetso yarasibanganyije, kuri wowe ninde wavuga uti naba n'uyu nubwo yakoze icyaha ariko naba nawe? navuga ngo uhetse uruhinja niwe uhita uhamya icyaha. uhetse uruhinja navuga ngo nanga nawe yaraguye agera ku rwego atwara inda, ariko Bibiliya iravuga ngo naho umukiranutsi yarwa ntazarambarara. Birashoboka ko igihe cyose ashobora kuzicuza nangwa se icyo twita kwihana akababarira, na wa mwana nawe wa mwana nawe akazahabwa iki? Ubugingo, kuko yarengeye iki? Yagize icyaha agira umwanya wo kukihana. Navuga ngo na wa mwana wo mu cyaha arahari. None uvuga iki ku bantu batera amabuye wa mukobwa wakoze icyaha cy'ubusambanyi ariko ntakora icyaha cyo kwica? Aho navuga ngo, kandi ni mu rusengero rwacu, ni abantu dusengana. aho navuga ngo uwabatera amabuye wa mwana watwaye ikinyendaro ntakora icyaha cyo kwica, yaba yibesha cyane. Ufite urubanza ni uwatwaye ikinyendaro akica wa mwana. So akoze ibyaha bibiri, akoze icyaha cyo gusambana agatwita, akoze n'icyaha cyo kwica. Kandi Bibiliya ikavuga ngo uwicishije iki? Inkota nawe azayicishwa. Ariko wibuke ko hari n'abantu na babandi nabo reka nkubwire babaye nk'abishe iki? B'abantu b'Imana. Ni nacyo kibazo ubu dufite mu madini nangwa se mu cyo twakwita nenge kuvuga ngo mu matorero. Burya itorero ni irya Kristo. Itorero ni irya Kristo, ibi tubamo. Kandi itorero burya itorero nyatorero nta n'icyaha ntacyo, kuko ni ukuvuga ngo itorero ni irya Kristo kandi itorero riri mu ibanga. Hanyuma uzasanga ikibazo gihari muri iyi minsi ya none, navuga ngo ntabwo abantu tukemera kuyoborwa n'umwuka wera. Abantu bayoboye amadini nangwa se abantu bakora umurimo bitewe n'amarangamutima yabo. Hari ikindi wagira ngo umbaze ku? Navuga ngo urabona muri iyi minsi turi mu rusengero, abantu benshi twagiye mu nsengero tuvuga ngo turakijijwe, ndetse cyagiye igihe dukizwa twamara no kubatizwa twumvaga tugiye kumara amazi. Ariko wamara kumara iminsi mu rusengero ugatangira kwigira na jya wo mu rusengero, umunyabwenge, nyirandabizi wo mu rusengero, nyirandabimenyereye wa mugani. Ugasanga wa muntu yahindutse umupagani wo mu rusengero, ugasanga afite natirere, yambara ibigera ku birenge, agize gute ibintu byose, atanga amaturo, atanga icya cumi, atanga iki, ariko niwe muntu wirirwa mu tuzu anegurana. Urumva? Yego. Niwe muntu cyangwa ugasanga arahanura agira gute, ariko ugasanga niwe muntu uzi kwirirwa impano y'uburondozi nta Imana yamuhaye, ariko ugasanga niwe uzi abakijijwe mu rusengero n'abadakijijwe. Uwo muntu muvugaho iki? Ese koko dukwiye gucirirwa imanza n'abo tubana mu rusengero, cyangwa dukwiye guharira Imana urubanza? Bagakwiriye guharira Imana urubanza. Wenda turi kuganira, reka dusubize amaso inyuma. Ngiye nakuriye muri ADPR, itorero rya Pentecote. Nziruka twabaga muri korali, cyaraziraga kikanaziririza kuba umuntu w'igitsina gore
yakwambara ipantaro. Twabaga turi gusenga twabona umuntu aje yadefirije, tugasenga dutokesha iki? Abazimu. Twabona umuntu wapfumuye amatwi nk'uko kwawe, tugatora ngenge ari ikintu njya mpfa ahubwo n'abantu nk'abo twagiye banyibutse ko nambaye amaherena kayamba ntanabyibuka nimwe mu ncumuzi. Ntabwo nkurondoye imbabazi ntarondoye, ariko turimo turaganira aho igihe kigeze n'ibitumye abantu batuma abandi bari kuri ki? Umusaraba, kandi bitari ngombwa. Hanyuma ibyo bihe tubibamo kuva muri za ngewe nkizwa nakijijwe muri 1996, ubwo nari umwana wo muri Ecole de Dimanche. Hanyuma turasenga tugira ibihe byiza, ADPR yubaka, navuga ngo icyo nakwita doctrine y'itorero, ariko dukora tubyigishwa. Cyaraziraga kikaziririza gutaha ubukwe bw'umuntu wagize gute? Wishingiye, wagiye ku mugoroba. Cyaraziraga kikaziririza kubona umuyobozi wa korali nangwa se mwarimu nangwa umudiyakoni nangwa se pasitori ahangara ukamubona yicaye mu kabari. Byari ikosa. N'ubu ngubu reka ubu inama zose zikorwa usanga bavuze ngo runaka ngo afite inama y'ubukwe, kandi ugasanga bayitangarije mu rusengero ngo izabera ngo muri sare runaka ngo ya hoteli runaka, kandi bacuruzamo amayoga. Bacuruzamo amayoga, abakiriya bazaba bicaye hariya baje guteza imbere hoteli. Mushumba n'abakirisitu be nabo bicaye hariya, nabo baje mu nama y'itorero. Icyo gihe cyaraziraga kikagira kite? Kikanaziririza. Uzasanga bisigaye binagoranye, umuntu ahagarara ku ruhimbi akabwiriza ngo kunywa inzoga n'iki? Ni icyaha. Ariko n'uwajya ari we usanga niwe ugeze ute? Hari imirambo y'amacupa nabo zishe. Twavuga ngo none mu rusengero zabaye icyaha, agera iwe kirazirura zirabatizwa. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzababonera ku mbuto, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ahubwo abantu babaye barwiyemeza mirimo kandi bataratsindiye iki? Isoko. Mu yandi magambo ntabwo twatinya kuvuga ngo abantu baratsinzwe, ariko hari igihe utsindwa mu rubanza ugakomeza ukagira gute? Ugakomeza ugahanyanyaza ukavuga ati ubwo nsinzwe mu rw'ibanze, ati nzajya mu bujurire nzatsindwa. Ariko dukwiriye kumenya ko ituburanisha irakicaye kuki? Kuri ya ntebe. Hanyuma rero warumbwiye ati none ubibona ute? Nge rero ukuntu mbibona, mbona igihe tugezemo twari dukwiriye kureka Mwuka Wera akaba ari we uba umucamanza. Ninjya kubivuga hano kuri kamera hari abazanyumva bagasa nk'abantera amabuye, ariko navuga ngo ubu navuga ngo inyange zaragurutse zipfuka iki? Amababa. Nimba inyange ziri kuguruka zigapfuka amababa, ibikona bisigaye nibyo birapfa gufata ikirere. Nari ngiye kuvuga ngo nimba dirija ari gucuruza urwabo, none umuririmbyi usigaye azarutinya. Nimba dirija ari gutereta agatereta umuririmbyi wiwe, none umwizera mushya wabatijwe mu gitondo niwe uzaba atinya. Kora ku mwuka uturuka ibukuru. Ariko Bibiliya ivuga iki? Umuririmbyi aravuga ngo buri wese mu itorero rye abohejwe muri ryo. Rero nari nsimbutse gato hari akantu nibaza, ndavuga ngo umuntu wahanuye kuva
1996 kugera muri za 2015. Uyu munsi nawe none akaba ari umuhanuzi, nanjye ndiwe kandi nanjye ndi umuhanuzi. nawe birakureba. Oya, ndi umuhanuzi iyo Uwiteka antegetse kuvuga, antegetse uravuga. ndavuga apfa kuba ambwira ati vuga, ndavuga. Nuba ambwiye ngo ninkubwire nakubwira nta kibazo, ariko ntacyo ambwiye, kuko aramutse ambwiye ngo ninkubwire ngo niyo ubwami buzaguka, nakubwira ko uko ejo uzahagarara ikinyamakuru cya hano, ariko ntabwo ambwiye. Hanyuma noneho rero ariko mu kwizera turabyizeye, kwizera kurarema Imana ishimwe ubwo byizeye. Hanyuma noneho rero nari mvuze ngo abantu bo muri icyo kinyejana basenze muri ibyo bihe, mbona ibihe turimo uyu munsi wa none twari dukwiriye gusubira imbere y'abanyetorero tukababwira ko burya twaba amasengesho n'ibyo twabahanuraga twabaciragaho iteka twavanye. Urambwira gute? Urabimbuka ibyo bintu Pasiteri Mpyisi yarabivuze. Kubera iki? Kuko ni ukuvuga ngo icyo gihe twabonaga umuntu waje yatoboye amatwi, tukagira dute? Ari umudayimoni, tugatokesha abadayimoni. Twabona uwaje yambaye ipantaro, tugatokesha iki? Abadayimoni. Twabona uwaje yadefirije, tugatokesha iki? Abadayimoni. Hararenga aho ngaho hari akantu ngiye nibazagaho kuva kera kose, ariko abantu bo muri za ntuza z'abatwaramucyo, za ntuza ziriya korali zari zikomeye, bajyaga batubeshya ngo ntibadefiriza, ariko nibo baguraga twaburawuti. mwariza mukatubeshya ngo nimudefiriza, kandi cya twaburawuti mwatumariye mu mitwe yanyu. Warangiza ukicara ugacira urubanza umuntu utarakizwa ngo kubera iki yadefirije, kandi uzi yuko ntawe washyizemo ka burawuti cyangwa bya bindi. Hari ibintu kera bitaga makerire, byasaga nk'aho bitadefirije, bakakorohereza umusatsi gusa ukaguma umeze nka ntuza, nka natirere, ariko harimo agaporoduwi batwitaga uduhoziyana nangwa se ibirori n'uduhoziyana. Noneho akandi kantu muri iyi minsi baroko kwitukuza ntabwo bikiri icyaha. Buriya ikintu nabonye ubu ndimo ndasenga nsaba Imana kugira ngo inkore ku maso nangwa se idusobanurire. Birashoboka kuko Imana igendana n'abantu bitewe n'ikinyejana bageze, kuko ubu uyu munsi wa none ba Petero baramutse bazutse, ego kuba dukubita ibiboko, ba Yohana bakazuka, bahita bavuga ati iyi niyo Sodomu na Gomora twasize tugize dute? Duhanuye cyane pe, tugize dute? Duhanuye. Ariko nabo banza baragenderaga mu kinyejana bari barimo. Muri icyo kinyejana ndabyibuka abakobwa ba Yezebeli ngo nibo bari bemerewe, nibo bari barafashe icyo cyemezo cyo kwishyiraho imitako. Ukumva tube tubiziranyeho hano wanjye. Urabira ibintu by'imitako byose twishyiraho ngo byari iby'abakobwa ba Yezebeli. Abakobwa ba Yezebeli, Abamowabu, kandi Abamowabu nabo bari bazwiho kwicuruza abenshi. Noneho ubwo ushatse kuko no muri cya kibaya Abayisiraheli bambuka ngo ntuza Baramu na Baraki bagerageza kubavuma bikanga, bageze mu kibaya ngo babatereje abakobwa b'Abamowabu, abari bo babagusha, ngo babateje Abamowabu. Ubwo dushaka twavuga ngo iki gihe turimo kigwiriyemo iki? Abamowabukazi. Ariko ntabwo ari Abamowabukazi, ubu harimo n'abagabo b'Abamowabu, harimo n'abasore b'Abamowabukazi. Hari ibintu, ariko muracyumva icyo kintu ntimugire ngo yavugishijwe. Hari abasore n'abagabo b'Abamowabukazi. Ni ukuvuga ngo ni umusore uramureba ukabona ari umugabo ufite ubwanwa, afite iki, ariko ari umugore mu mutwe cyangwa imyitwarire cyangwa ibindi bintu akora ari umugore. Reka da, uri kumva? Ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo tuvuze abasore, turi kuvuga ku matorero nangwa se ku gakiza. Hari navuga ngo hari n'amadini afite abashumba nangwa se abigisha
nabo babaye nk'abamowabu kazi. Mu yandi magambo hari n'abandi bantu numvise ngo b'abaririmbyikazi ariko akajya muri korali atajyanywe no kuririmba cyangwa kuvuga ubutumwa bw'Uwiteka, ajyanywe no kugusha abasore barimo. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hahamagawe benshi ariko abatoranijwe nibo bake. Buriya rero ntabwo Imana iyo nangwa se nta muntu ushobora kwanga umubyizi w'iki w'ubusa. Ubu hari abantu baba mu nsengero baraje guha Imana iki imibyizi rwose, ikaguhamagara ati teta atujyuza ube mu rusengero, atujya utera amakorasi, n'ubundi mbona ufite ijwi ryiza ryo gutera ikorasi, na Satani yari afite ijwi ryiza cyane, ariko ukaba waraje kugira gute gutanga umubyizi. ngo dusigaye ugasanga turi ibyapa, kandi wowe uzi ngo uri gukora, uri kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi wapi imirimo yawe itazwi, imirimo itazwi, ahubwo isigara aho wicaye, ibizwi nabo muri kumwe, ariko Imana yo ntayizi, izatubwira ngo sinigeze mbamenya, mugende sinigeze mbamenya, ngo bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo arega twaranerekwaga, ati twakoraga ibiki ibitangaza, ati kandi twahanuraga, twavugaga mu ndimi byinshi, ariko ngo Yesu ababwira ngo nimugende ngo sinigeze kugira gute bamenya. Kandi nawe utekereza noneho kuba wararepese umwaka wa mbere, Imana iturengere. Iyo bintu bitekereje umutwe urandya, noneho utekereze kuba waratuye utaranayariye n'imbada mwana, n'igihe utura cyangwa ugatanga nk'icya 10 wumva ari nko kugufata hano mu ngoto w'imibare ubona bitavamo, ariko wowe ibi bintu mbitekereza bikantera agahinda. None ikindi ntabwo ubuzi igihe uzapfira. Buriya hari ikintu abantu mba mbona bitiranye, ariko nawe kitubwire, ese umuntu mu gakiza akwiye kwita ku munsi ngo Yesu azazira, cyangwa akwiye kwita, cyangwa hari uwundi munsi akwiye kwitaho kurushaho? Reka ne kuvuga bari wowe ubabwira. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo muhore mukenyeye mu mitima yanyu, amatabaza ahora agira ate yaka. Iyo Bibiliya ivuze ngo amatabaza ahore yaka, ntabwo ari ukuvuga ngo itabaza ryakuri hano mu nzu nangwa se ryakuri mu rusengero ngo nugera muri shaparizime. Mu yandi magambo ni nk'aho Bibiliya yari idutegetse guhora dukiranuka, kandi bujya umwana w'umuntu cyambaye umubiri ugihumeka akwiriye guhora yiteguye ko umunsi ku munsi, umunota ku munota, kwashobora kugira gute gutaha. Nicyo nashakaga. Kuki abantu benshi barokore, kubera iki twita kuri ngo Yesu azaza, ariko ntiwite kuri umunsi wanjye jyewe uzagera mbere yuko Yesu aza? Umuntu watwigishije mu gitondo yatwigishije ijambo rikomeye ngo hasigaye rimwe, impanda ikavuga. Nabitekerejeho ndavuga ngo ni ukubera iki yavuze ngo hasigaye rimwe. Rero hari akantu buriya tutazi, hari ukuntu bavuga ngo impanda ikavuga, ukibaza ngo Yesu agiye kugaruka. Yesu aracyafite impuhwe, aracyashaka ko n'abatarakizwa bakizwa, ahubwo wowe ufite ikihe cyizere ko nibura n'imyaka 80 uzayibaho cyangwa 100? Ariko leta njyewe njya ndeba nkabona ko impanda izavuga bapfuye bazuke, ariko mbona impanda ivuga buri muntu ku giti cye. Ako kantu ko niko nashakaga. Impanda ivuga buri muntu ku giti cye. Buri minsi yawe umaze mu isi iyo irangije, impanda ibivuze ibindi. Umva, utazibwira ngo sinzi ngo urabona ngo amafaranga, ngo uko mfite amafaranga ngo makandagira abantu ngo biki n'ibiki. Nawo buriya ngo hari ikintu cyatumye ngo abantu bamenye ngo batangira kumenya Imana,
hari ibintu njya numva muri bya siyanse ngo ikintu cya mbere cyatumye abantu bamenya gusenga ngo nuko babonye umuntu wa mbere apfuye. mbere yaho iyo mukiri kurya amafaranga mwumva mumeze neza mugize gute, uri kumva umuntu mukunda ataragenda ntabwo bituma wicara ngo ubyibazeho. Ubundi ukoze hasi unyibutse ibuye. Maze iminsi ntekereza ku gakiza n'agaciro ko gusenga. Mbona abantu benshi ntabwo basenga Imana ngo izabaho ubugingo, ahubwo basenga Imana bitewe n'ibibazo bafite. None kuki umuntu asenga akenye, yamara kubona iduka nangwa se yamara kubona akazi ntiyongere kugaruka? Mu yandi magambo, yasengeshwaga n'ibibazo yari afite, ntiyasengeshwaga no kuzabona iki? Imana. Nakubwira ibintu bibiri mbona. Maze igihe nkora analize mu masengesho, nta muntu nari nabona mu masengesho nangwa se nta teraniro nari nabona navuga ngo abashomeri baba benshi gusumbya abantu bafite akazi, kandi aribo babonye ibisubizo. kandi hagakwiriye gusenga iki? Abasubijwe. Abashomeri bo bakajya gushaka iki? Akazi, nangwa bakajya gushaka amafaranga. Ariko abashomeri nibo bagwiriye imbere y'Imana gusumba abafite iki? Akazi. Abafite ibyo bakabaye bashima Imana. Bashima iki? Imana. Ariko ugasanga utarabibona niwe uri gutitiriza. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo usenge uri mu mahoro. N'ubu nayarimo usenge cyane, cyangwa se ibisubizo byawe nibimara gusubizwa utangire kwerekeza amasengesho yawe mu yindi mihano. Kandi wibuke hari amagambo Imana yabwiye Abisirayeli nibo twari turimo tuganira. Yababwiye ngo nimumara kurya mugahaga mukagire mukibagirwe aho mwavuye. Ariko uyu munsi nitwe bantu ba mbere tumara guhaga amatako y'inkoko ugatangira kuvuga ngo abavuga butumwa ngo nabesikora. Yego harimo abesikora, ariko wowe ntago watanga urugero rwo kutaba umwesikora. Ariko simba mubwire, ngewe mbona nubwo bavuga ngo abantu ngo babaye abesikoro 90% abantu nibo batuma abahanuzi baba besikoro. Sinzi icyo bivugiye. Reka nkubwire ibintu bibiri bituma abantu benshi baba besikoro. None usenganye n'abantu 3 barasubijwe. Urabyumvise? Uragiye ukoze bya bisubizo byawe birarangiye. Runaka wasize aratitirije, aracyatitiriza. Ntunicara ngo utekereze ati runaka twe twarasenganye ubu yambaye iki? Ubusa. Mfite baze 3 Imana yangiriye neza, reka muhe agapande kamwe nawe yumve ko Imana ifubika abayo. None naramuka bimucanza akaza akakubwira ati nicyo gitenge, ati Imana yambwiye ngo kimpe, si wewe utumye abiki? Umwesikoro. Rero icyo nari ngiye kubivugiraho, hari abandi bantu bafashe ubuhanuzi nk'ubupfumu. Wirirwa uzenguruka mu matorero yose ushaka aho baguhanurira. Gute runaka namara kubimenya inzara imwishe atazaguhanurira ibinyoma kugira ngo umuhe ibyo kurya. Arakandi kantu nabonye kambabaza, mukozi w'Imana Patrick, arakandi kantu nabonye kambabaza. Wowe uri umuhanuzi, noneho umaze kubona ko runaka akunda ubuhanuzi, umubwira ngo runaka
ntabwo mwirinde mu bakuroga harimo na runaka. Urifashe uragiye ugendeye kuri ya ntuza ya nda yawe, bwa busambo bwawe, wenda si n'ubusambo inzara irakwishe, uragiye ugiye kumuhamiriza yuko runaka ari mu bantu bamwanga, ubizi neza ko mubeshyera, ubizi neza ko nta mana yabikubwiye, ariko kugira ngo umukureho umufuka w'umuceri cyangwa umukure ibyo kurya uwo munsi ukamubeshya ngo runaka aramwanga kugira ngo ukunde ugere ku nyota yawe. N'ubwo wumva uramutse upfuye muri ako kanya ukimara kuvayo guteranya, cyane cyane bateranya n'imiryango, ugasanga imiryango yaranganye kubera abahanuzi runaka bababeshya, runaka n'umurozi, kandi ugasanga ari kubimwita wenda kubera ko ari umukene. urakoze. Turi mu bihe bya nyuma birushya cyane pe. Bibiliya yaravuze ngo abavuga mwami mwami bazabona sibo bazabona ijuru mwami. Hanyuma rero kuri icyo kintu kijyaniranye n'abantu bateranya abandi, navuga ngo ntabwo bitangiye uyu munsi wa none, no ku bwa Yesu bahoze ngo abo yari yaragaburiye n'abo yari yaratuburiye n'abo yari yarakijije indwara, ngo nibo bagiye kumushinja ngo nagire gute, nabambwe. Hanyuma rero bitewe n'ibibazo uyu munsi abantu barimo, nangwa se n'intambara z'ubuzima abantu bari kurwana, umuntu aremera akavuga ati byari byo byose, reka nkore navuga ngo iyi komisiyo. No muri ibi bintu hajemo abakomisiyoneri, urabibona neza neza, umuntu akaba azi ngo iyi diru nzayikina gutya, kandi noneho iyo mbese inama nagira abantu bashishoze mu kumva ijwi ry'Imana. Bibiliya yaravuze ngo umwenda rurahera watandutsemo kabiri kugira ngo buri umwe wese agira ate yigerereyo. Bishaka kuvuga ngo abantu, Bibiliya iravuga ngo iby'umwuka bigenzurwe n'umwuka, ariko nabwira abantu ngo ukwiriye kugira ubwenge. Nimba umuntu akubwiye ngo runaka ni umurozi cyangwa se runaka arakwanga, koko se analize uvuge ngo runaka dupfa iki, nangwa se andoga bishingiye ku kisibye, kuko hari abantu bubaha ijwi ry'ubuhanuzi cyane kuruta iki Imana. Wakumva ngo Patrick arahanuye ukumva kuko ari Imana igize ite ivuze, ariko menya ngo umuntu agira amajwi abiri muri we. Mu muntu hatuyemo ibintu bibiri, ikibi ni icyiza. Hari igihe rero ikibi kiganza icyiza, urakoze cyane, nangwa se icyiza kigatanga ikibi, kikorosa ikibi. Ariko byakabaye byiza ko njyewe ubwanjye ubu ngubu nkuzaniye ifu irimo ibishyimbo, sinagutegeka uko uzagira gute, uko uzabirya n'uko uzabiteka. Ugomba kuvuga ati ibi bishyimbo njyewe nzabiteka gutya na gutya, nzajya mbivanga n'ibiryo n'ubwoko bw'ibiryo ubu n'ubu. Ariko niwumva kuko nakuzaniye ibishyimbo ko byose urabitekera rimwe, hari igihe muzabiteka mwabirya mukarwara ivuta. Hari n'igihe bitahira mu isafuriya, hari n'igihe bitahira mu isafuriya mufite. Ushaka kuvuga ngo rero weho nzaniye iyi fukire, gira ukuntu ugira uti, ushyiramo kayunguruzo, uvuga ati ibi byo kurya ibishyimbo banzaniye nzabiteka mu byiciro ibi n'ibi, nzajya mbivanga mu ndisho izi n'izi, ariko wiyoragura. Ubwira abantu ngo bareke kuyoragura. Dusoze n'ubuhe butumwa waha abantu? Naha abantu ubutumwa buvuga ngo ibishashagirana byose si zahabu, ibishashagirana byose si zahabu, kandi byera byose sama. Buriya upfundikiye agacupa ka kiyoda neza,
ukagafunga neza ntigahite umwuka. Ushobora kukaguha ukaja guteka inshushu, ukaja guteka icyayi uzi ko ari inshushu kandi ari iki? Ari kiyoda. Abantu tube maso, kuko Bibiliya iravuze ngo nimube maso kuko tutazi umunsi n'isaha n'igihe. Ariko igihe bishobora kuba nijoro, bishobora kuba mu gitondo, ushobora no kuva kuri kamera. Mu kanya twababwiye ngo imperuka y'umuntu ni igihe ubuzima bwe burangiye muri iyi si. Imperuka y'umuntu ni ku giti cye, kuko iyo umajije gupfa burya biba bibaye imperuka, biba bibaye, susubira guhinga, susubira gucuruza, n'uwakuvugaga irangirira nawe ahindura amagambo neza akabazi kutazagaruka. N'ufitiye umwenda kugeraho akavuga ngo apfuye yandimo, ariko bikibagira banabyemera ahubwo n'igihe batabyemera bakagukuza neza. Imana ibahe umugisha rero abantu twabanye muri iki kiganiro. Imana imuhe umugisha umukozi w'Imana. Murakoze. Twamusaba rero kudusengera. Reka dusenge, ariko buri umwe wese agira icyifuzo nangwa se yongere yitekerezeho, avuge ngo ese njye cyangwa se ndiki kuri iyi si, ko tuvuze ko igihe cy'umuntu, imperuka y'umuntu ari ku giti cye. Uyu munsi upfuye cyangwa se uyu munsi imperuka yawe igeze, burya imperuka si ugupfa gusa, hari igihe haza imperuka ikaza no mu butunzi. cyane nk'iyi maputo iraguha yarangiza ikagukubita imperuka. Burya Venanse yaraduteye imperuka, iyo Imana itagaruka ngo yongere. N'abantu benshi yateye imperuka kugeza n'ubu waranatase. Nari mubwiye ngo imperuka ni ku giti cyawe. Imperuka ishobora kuza ikanyura mu rubyaro, ukababyara ari batatu ariko ugasanga bose banywa itabi ku muhanda. Nayo bibaye iki? Imperuka. Ntugire uburamura. Urakoze. Hari igihe imperuka iza ikaza ikikubita ku mugabo, ukajya urarurira vuga ati ariko mana uyu ni wowe wambwiye nangwa si we bamvangiriwe. Akaba nayo ari iki? Ari imperuka. Niyo mpamvu twabwira abantu ngo ntabwo twasoza ntarasenga mbwira abantu ngo ukwiriye kuba maso. Muririmbyi yaravuze ngo ngaho ube maso urinde ibisigaye, hatagira ugutwara iki? Ikamba ryawe. Ntabwo ikamba ari ryo bambara ibwami gusa, ahubwo ikamba ni icyo ufite cy'umumaro mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi nabwira abantu ngo ikamba rikomeye kuruta ibindi byose ni aka gakiza twahawe na Nyagasani. Iyo ukabayemo neza. Njya mbwira Yesu ngo uzampe iherezo ryiza, umpe gusigasirira ikamba. Ese tubwiye abantu ngo nabo basigasira amakamba, twaba tubabwiye ntabwo twaba tubayobeje. Ni inama itari agakecuru. Ngadusenga. Mana turagushimiye, izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Ni wowe wemeye kuko umuntu avuka akavukira muri iyi si irimo akaga n'amakuba, ariko ubonye akaga abantu bari bafite wemera kubaha Yesu kugira ngo aze aducungure. Yesu amaze kuducungura niwe waduhesheje ubugingo, kuko twari abanyamahanga, twari n'ingurukira, twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Yesu araza aratuzura. Niyo mpamvu dusenze twingingira abantu badukurikiranye muri iki kiganiro kugira ngo buri umwe wese umuhe kwita ku iherezo rye kandi yite ku mperuka, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Mu izina rya Yesu rero hereza buri umwe wese kwita ku iherezo. Ahari uyu munsi waba ari uyu munsi, ejo bugazaca rundi, ariko turasenze kugira ngo amaboko y'Imana akomeye akomeze adukurikirane kandi uturindire muri iyi si ishaje, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo niwagaruka kujyana itorero, niwagaruka kwishira umugeni, uzasange natwe imyambaro yacu
itarimwo ibizinga, uzatwishire twambaye gukiranuka, natwe tuzahabwe ku ngororano wateguriye abana bawe, kandi ntawe waremeye kurimbuka, twese wari waturemeye ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu dusenze uturindire muri iyi si, urinde abantu bawe kuba za Boko Haramu, nshaka kuvuga ngo urinde abantu bawe kuba ibyigomeke. Mwuka wera akora umurimo ukomeye, ni mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, amen.